Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV Show, ngewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe. Iyi ni Jao TV Show. Abameze neza mushima Imana, abatameze neza kandi mwihangane, nta byacitse, ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi, kimwe no ku uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo ako kanya. Saro, urukundo ruganze iteka mu bantu. Mena cyane. Iyo niyo ndamukanyo ya hano kuri Jao TV Show. Urakoze cyane. Makuru ni meza. Wowe meze ute se? Nanjye ndashima Imana. Umwaka mushya muhire. Kuri twese. Ariko ndabona unameze neza. Gutize. Man. Fresheri ahantu hose. Abidasanzwe. Ewana. Abana ugakata. Wowe wumva ari ibisanzwe. Jimba numva nta birenze tu. Nisikari bisanzwe. Mu yatari mu kazi of course ugomba kwitaho. Amera neza cyane ari neza ariko. Turakwakiriye hano kuri Jao TV Show. Murakoze cyane. Wakwibwira gute abareba cyangwa bakurikira ibibera hano kuri Jao TV Show? Nitwa Salomo. Sibihagije se? Okay, birahagije. Salomo ni muntu ki? Salomo. Salomo ni umuntu usanzwe. Ntabwo asanzwe. Usanzwe pe. Inshuti bakunzi, mwebwe mureba kino kiganiro, niba uri umukobwa urabona uyu ni bogari, urabona mu by'ukuri yakubyaza impanga. Arazi kuzazanirwe mu mujyi. Uyu Salomo mureba hano umuntu uzi kudoda neza, akora ibintu bya koroneri. Ni koroneri? Ibyo nibyo mu myaka yashize, ibyo narabiretse. Twazi nyine iyo ubonye ibintu bitavamo urabihindura nyine ukajya mu bindi. Ubu ngubu nibereye muri welding. Mu gusudira. Niba mbyumva neza, ashuri yanjye buriya ari ukuntu ari make ariko nanone adasebeje. Oya nta kibazo. So ndi gukora ibintu bijyanye na sudire, bijyanye n'amageti, kunoze ku makorotire, inzugi n'amadirishya se biri aho, ariko amagari defo. Urabona nk'ahantu twanyuze, ahantu twazamuye hari utuntu tw'utuma twagiye tugenda cyangwa se ibintu nk'ibyo nyine, ibintu imireko ku nzu, byinshi nyine bijyanye n'amawelding, byose nta kimwe nakora. Yego. Jao Jado Artist Official ku isonga. Saro. Karame. Hano rero kuri Jao TV Show, urabizi si ubwa mbere uhageze, nubwo hari igihe twigeze gukorana ibintu bigasa n'ibisharinga, ariko si ubwa mbere uhageze. Muri make hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo. Uretse yuko nyine hashize igihe nyine tutabonana. Hari hashize igihe. Ni isi musaza. Ntabwo yabyoroshye mama, uretse ko aba yaragorenga ariko bikarangira binanze, ariko umuntu arakomeza akagerageza nyine akareba ko hari ikintu kivaho. Ariko nizere ko bimeze neza ubu ngubu. Ni neza kabisa. Njyewe ndiyo mbona nta burwayi mfite, nkabona ndatambuka bigakunda, nkavuga ijwi rigasohoka, mba numva ibintu ari good. Ufite n'ikijwi cyiza ariko. Urakoze cyane. Njyewe mba numva mvuga nk'igitera man. Oya. Wapi? Uzaramutse utereta nk'umwana mu gitondo nyine ukamuvugisha. Wowe ariko ntabwo ari njye uri kwivuga. Agira umupapa. Njye ndi umupapa. W'abana 4 n'umugore umwe. Arumva ukuntu nkuze nk'ubutaka. Oya. Abakobwa barahiye. Ushobora gusanga igikona mwavukiye rimwe cyarapfuye. Shamba cyo cyariyanuye. Ntase banyaririmo. Oya ntabyo man. Imyaka ni myinshi. Hari abantu bajya banga gukura. Wamubwira ko ashaje ukabona yanagukubitisha inkuba. Ariko ibyo bintu n'ubwenge buke, kuko imyaka nawe uyihisha. Nanone imyaka ni nk'inkorora. Ni nk'inkorora. Kimwe nuko buri utatwika inzu ngo uvuge ngo kandi ngo abari hanze ntibari bubone umwotsi. Ngo bataza kumenya ko ntetse. Ariko byakunda. Saro. Karame.
iyo hano kuri Jaho TV show navuze nkubwa indamukanyo ni urukundo ruganza iteka mu bantu. Hajya basubiza gute? Basubiza gute? Ruganza iteka nta birenze. Ruganza iteka. Yego. Ariko noneho ndashaka kukubaza kuri wowe urukundo wumva ari iki? Urukundo urumva gute, urufata uti? Mu by'iyi minsi byo ngo ni scam. Urukundo rw'iyi minsi ngo ni scam, ariko ngiye ntago ariko kuri wowe nkawe nka Salomo uzi ukuntu mbifata. Mba numva urukundo ari amarangamutima umuntu agirira umuntu bitewe wenda n'uburyo amwiyumvamo. Yego. Mba numva urukundo ari ibijyanye n'amarangamutima. Ni ibijyanye n'amarangamutima umuntu agirira undi nyine. Bishobora guterwa nuko umwiyumvamo, cyangwa se na physical appearance wowe wumva ukunda ugendeye kuri ibyo. Kuko mbere yuko ukunda umuntu ubanza kureba uko agaragara. Ibindi ngo umutima mwiza, intekerezo nzima n'iki ubibona ibyo yashatse kubona muri make. Ariko ngo hari n'urukundo rw'irari niko njya numva. Rw'irari? Urwo ntabwo se n'urukundo urwo uraba ari urukundo cyangwa ni ya scam twavuga. Wapi scam ni ibintu bidahari. Niba urukundo se urumva ruba ruhari? No, reka tubijyanemo gake. Scam ni ibintu ushobora kubona nk'ibihari ariko mu by'ukuri bidahari. Noneho rero urukundo rw'irari rwo ntabwo twarwita scam kubera ko niba kurarikiye hari icyo abashaka kugukoresha kandi iyo akigezeho ahita agira gute? Ahita agenda. So ntabwo rero ari scam kuko icyo yashakaga yakibonye kandi intego yagezweho. Intego yagezweho badepoje kwa nyiraho. Ako kana. So uyu munsi rero nagira ngo twiganire wenda ku rukundo rujyanye n'iby'inshako, mbega abagore n'abagabo. Kuri wowe urukundo ndakubaza muri iyi minsi, kuko nawe uri uw'iyi minsi ntabwo uri uwa kera. Wowe si uri uwa kera? Kera hanjye hariho mani. Arahari. Ntabwo nagusuzuguye. Reka nkubaze, ubu naba mfite imyaka 20 awe nanone ruba umwana w'imyaka 22 nta kera bafite. Oya nawe aba hafite genda yirengeje 22 ubwo aba yaravutse ryari? Yaravutse nka 22 yaravutse 2003 da 2003 byose. Nibyo yaba yaravutse 2003 yaba afite 23 twinjiye muri 2026. ubwo uyu nawe yawe barayikuyura cyari mubisi ariko urumva 22 reka tubare ko yavutse 2003. Noneho umuntu atangira guca akenge afite imyaka nk'icumi buryo, sibyo? Noneho ubwo 2013 hari utuntu aba yaragiye abona twasigaye muri memwari ye. Yavuga ati ariko kera nigeze kubona kuri 3 yanjye ko hari ibintu nibuka. 3 se? Oya 3 bro, ndatuma mbivuga kandi ndabizi ko mbyibuka, kandi barabimbwiye ko nayo mfite 3. Nabiganirije mama arambwira ngo icyo gihe wari ufite imyaka 3 ngo kubera icyo byibuka. Hari ibanga rikomeye. Hari ubwo ari ibanga rikomeye. Turasireho twumve mani. Ni mu nambara y'Icyenda n'umunani. Nambara y'Icyenda n'umunani ndabizi twirukanka kuri 3 yawe. Cyagiye cy'abaruzo, cyagiye cy'aba niba ari abacengezi, niba ari abacengezi. Iya ntambara kwihishana umuntu uza mu mihemberezo y'inuza y'amashaza. Iriya ntambara yabaye cyane mu majyaruguru n'iburengerazuba. Iki gice cy'iburasirazuba ndumva. Igice cy'iburasirazuba ntago yageze. Ntago yayizi cyane. So birashoboka ko kuri 3 hari utuntu waba wibuka da. Uyu mwana cyane ariko niba umwana w'imyaka 3 uyu munsi tumushyira mu ishuri byumvikane ko kandi akava ku ishuri hari utuntu akubwira ati twize ibi, urumva uwo mwana byanze bikunze hari ibintu ya recording. Nibyo ya none Saro
twari turi ku kibazo ngo uyu munsi wowe urukundo mu by'ukuri kuri wowe wumva urufata gute kuri wowe nkawe burase ntiburi buze kugorana kubera ntarurimo ntarurimo hari utuntu se twaba twarasinziriye dukeneye gukangurwa oya barari ukuntu mwana no ibintu wanzanyemo none uyu munsi nakaza umutwe hari ukuntu iyo utari mu bintu hari ukuntu nyine uba utanabyegereje umutima ngo wumve ngo wenda se ndabikurikirana gute okay none hari ukuba utari mu bintu utarigeze unabibamo udateganya no kubibamo ariko wenda kutabiteganya byo reka kuko tugakatinga kubera ko byanze bikunze hari igihe bizaza se buri oya already bizaza none ze muri muzima se kadutegereze imashini ntiyaka hazaguzwa iki nari mu rukundo nyine ngo gerageze mve ko imashini ikora ubumvise icyo navuze hari ukuba utari mu bintu utarigeze unabibamo sibyo kudateganya kubibamo byo nabikuyemo kuko ni ikibazo cy'igihe cyangwa se ni ikibazo cy'ibitaratungana ariko byanze bikunze bizaza agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru rero ni na mukuru nenda gukura narakuze oya burenda gukura narakuze none ndahamya ntushidikanya ko nibura rimwe rizima wigeze kubaho mu rukundo narugiye mu ndanarira bro uranatebera oya hahandi ujya mu rukundo munsi yose ukakwicukarira bitewe n'ibyo uri guhabwa n'iki none Saro tuganirizaho gato wenda ntituri bubitindemo ariko igihe wigeze kuba uri mu rukundo n'ibiki wahuriyemo narwo ese byari byiza buri kintu cyose kigira kote febre na kote positive sibyo ni ukuvuga ngo muri buri kintu muri buri segiteri habamo ikintu kibi n'icyiza ese mu rukundo habamo ibyiza byinshi cyangwa ibibi nibyo biba ari byinshi ibyiza nibyo biba ari byinshi ariko ibibi byo noneho iyo bije biza bipfundikira bya bindi byiza urukundo nyine rugahita ruba rubi biza byikubye ese igihe nigeze kujya mu rukundo akundanye n'umuntu akajya anyereka akankunda bazamura akajwiho gato nakundanye n'umuntu nyine nkayibona akankunda tu ariko muri we bitamurimo we niki cyakwerekaga ko bitamurimo ntago nabibonye nyuma yari careless byashoboka oya keyazo zaratangwaga naribi ahubwo icyari kigenderewe ntago ari cyo cyabaye ibyo wari witeze mu rukundo ntabwo ari byo nabonye ariko nibura igihe kimwe wigeze kubonaho nyine urukundo tu nubwo byageze nyuma wenda rugafeyiringa ariko wigeze kuruhabwa araruhawe pe wowe se wararutanze yewe njya nkunda nabi rero niyo mpamvu ngubu nsa naho nabigiyemo gake ngiye nkunda nabi nyine iyo nkunze ndakunda nyine tu Saro ari ugukunda no gukundwa uba wumva wakora iki muri ibyo byombi bro wakundwa bro wakundwa pe gukundwa biraryoha papa biraryoha n'ukuri kose ariko nanone ntabwo umuntu yagukunda ngo uwo mwange ukoresha uko ushoboye nyine tukabyiringa ariko bikaza kubera ko aba gukunda ariko icyo numva hagati aho ni uko wowe wahitamo gukundwa aho gukunda iyo ukunzwe biba byiza cyane kurushaho ariko byagorana kubera ko abatipe bizwi ko ari twe dutera intambwe ya mbere tukaprocinga abakobwa ukaba wamubwira uti nakupofotse cyangwa se ibi n'ibi wenda nawe bikamuzamo nyuma ariko niwe uba wabanje so wakundwa gute rero utateye iyo ntambwe hari agastori nibutse ugeze kumbaho k'umusista twakundanye yego
twarakundanye ariko niwe wankunze mbere njye sinabimenye. Ahubwo ndamutse nteye intambwe ahita bivamo. oya nsanga we noneho natinze kubimubwira. Ariko njye sinari mbizi tu. Njye narabimubwiye numva bitari bunakunde bitewe n'ukuntu yari ameze. Yari high level. Ntabwo nawe ko yari high level cyane ariko nyine ari abatipe mani. Ari ukuntu tugira gutinya mukunda. Nyine wabona umusita ukuntu areshya, ukuntu asa, ukuntu ateye, nyine ukumva nyine kumuvugisha bitoroshye. Kandi we wenda ugasanga we anabirimo tu ntawamenya. So rero byambayeho n'ahantu nyine natashye ubukwe. Ariko mu gutaha ubukwe nari nabanje kujya gukoramo imirimo mbere y'uko urabizi ko ahantu nyine hagiye kuba ubukwe kujya gutera utwo dutebe, kumanika ibisharagati, ibintu nyine tu. Njyayo nawe ari gukora ibintu by'amasuku, urabizi ahantu basita cyangwa se abantu bari mu masuku. Noneho ubwo dutaha ubukwe mva aho ngaho njya gukaraba ndagaruka. Ariko wagihari dutaha ubukwe birarangira. Nyuma yaho haciyeho nk'ukwezi ngira ngo ahubwo ari nk'amezi 2. Ariko ubwo akaba yari afite umubebe bari kumwe bari bazananye muri ubwo bukwe. Yari umufemere. Ari umufemere. Noneho birangiye uwo mubebe nyine umuntu yanyikundiye byatari. Uwo mwana haraza tuba turi kumwe birangira nansinziriye mu maboko. Hasi mama we mwana ari he nyine baramuhamagara ajya kumuryamisha. Dutaha ubukwe birarangira. Ariko ubwo mu gutaha ubukwe ayengira amakara wese mama we mwana urukundo mama umwana afite nirwo mama afite. Byibaza ariko ku giti cyanjye mbere na mbere wabonye mama w'umwana uramukunda. Njyewe nari ntarabona mama w'umwana. Umwana niwe wankunze cyane. Ndamucigatira birangira nsinziriye mu biganza. Mbaza mama w'umwana ari hehe. Kunabajije undi muntu. Baramundangira nyine tu. Aza gufata umwana we. Aza gufata umwana ajya kumugamisha. Ubona ni marayika uri kwigendera. Wese ndapowa ndashira ariko ndapowa amakano birangiye nyuma yana abana ariko nimero ndayitwara tu. Mwara nimero muvugishaho nka 2 bita birangiye. Iminsi iragenda iricuma haciyeho nk'amezi 2 tutanavugana. Byano twahuriye nayo nawe simeze biti sawa. Bebe sameze ati urumva nyine nitwazaga umwana. Birumvikana. Aho yatameze neza ari Yesu mu rugo. Nkamuzanye sinkamusuhuza araza aransuhuza umwana. Hanzi ko yananye bagiye bitewe n'iminsi yariciye. Tangije umwana mugurira indazi. Tangije gusubiza nyina aragenda. Nyuma yaho haciyeho nk'iminsi 2 ndagenda muhamagara hose yemeze biti. Abwana se wansanze aha twavuga. Kubw'amahirwe abarabyemeye. Mama w'umwana. Hama numvaga mfite ubwoba. Ndamubwira iki? Ndamubwira ko namukunze se biragenda. Ejo wari ufite imyaka ingahe saba? Nari mfite imyaka 26. Nari mfite imyaka 26. Oya ni ufite uyu munsi iyo ndikuba ngo iyo ni ufite uyu munsi mani ndakubwirwa n'ikizi. Saro rero hano mani ese neza ko ariyo mfite nese saro ahubwo nka 24 wenda bityo kuntu ugendeye kukiza ugendeye kugaragara mani abyore umuntu w'imyaka 20 nagira ubwanwa bungana ubwanwa njise ko nabuvukanye wese kushaje. Oya rero bwaje manimbi. Yes wikura uvuga ko ngo nuko nshaje nge narabuvukanye. Nta muntu uvukana ubwanwa bro. Nta muntu barayavukana nkazi ku bwanwa imbere ya kamera man. Azi ko phone nini ariko nangizo ni wapfuye. Oya telefone nini yapfuye ariko nawe iyo mbana ari pe. Uracyamukunda. Umuntu nabwiriye ko mukunda muri gym. Shanda cyamukunda. Nashaka zaze. Shanza mwakiriza yombi. Ajya ariko bavuga. Yego pe. Zamwakiriza yombi. Shano kura kubabarira. Chamba barire pe. Aha, Saro. Iby'urukundo reka duse n'ababideviye aho gato. Ariko nibute abantu
nyamuneka urukundo ruganza iteka mu bantu kandi ni ukuri niba ukunda umuntu ntimugashwane mupfuye utuntu tw'amafuti kuko muri ubu buzima umuntu ashobora kugenda nabi ahantu runaka mu by'ukuri we atabiteguye yari azi ko ari mu nzira nziza nyamara wowe ukabibonamo defo ukabibonamo ibintu bikubangamiye ariko kubabarirana nicyo kintu cy'ingenzi burya yambabariye siko bimeze se yo sha uramukunda pe ariko ntaribi nyine ngo aciyeho n'iminsi ariko sinzi niba twakongera kuvugana aciyeho iminsi myinshi cyane Saro yes reba kano gafoto no way impanga yanjye iyi foto niyo ibonye wayipositinze mani mpita mbona nk'umuntu utabizi iyi foto akayibona ashobora kuvuga ati uyu muntu n'uyu baravukana cyangwa se niba batanavukana ariko bafitanye isano rya hafi abantu benshi nyine bazi ko tuvukana tu aha Saro karame aka gafoto umunsi wagafasheho ntabwo nkuzi ariko ndagira ngo nkubaze uyu munsi uyu muntu ni role model ntabwo navuga ko ari role model kubera yuko wenda ibyo akora ntabwo muri kariyeri ibyo akora ntabwo nigeze mbikora ndetse turamwita crash mani hajya aba best b'abahungu aba best b'abahungu babo abo baba bagiye ku baba ari abage wapi ntabwo ariko biri sinzi sanse nyine nabishyiramo ariko shomutipe ndamukunda byatari mwese Saro umunsi ufata iyi foto wiyumvaga gute mana ndi no gutetera ariko serious azi guhura n'umusitari mwangomani uri incakarafu yaho ngaho mu cyaranga oya se kandi yose ndi kumwe n'icakarafu mani nyine uzi sase mba nabishyizemo se nyine biba birenze mani bitari cyane mubabarire ntabwo ari incakarafu ahubwo kubera ko ari incakarafu ntabwo naza kumureba birumvikana uzagakata we ntabwo nagakata ariko twatanze excuse okay ntarebe none se utera intambwe bwa mbere wari umubonye hehe mani ntera intambwe bwa mbere yo kumwegera nyine ngo mukore mu kiganza unamusabe ifoto twari dusanzwe tuvugana kuri WhatsApp twumvikana yuko nyine tuzahura nimero ye wari warayikuye hese mani kuyibona byarangoye bro byarangoye nanyuze muri baraba type nyine baba bari hafi na equipe muvugana bwa mbere se none se wowe wari ubizi ko musase nari mbizi sure ariko nabimenye ari abantu babimbwiye babikubwiye najya mura n'abantu ngura mutipe ngasa ngo na Gilbert barafinda barafinda inyo barafinda usi tamugisha Gilbert barafinda barafinda wese wabasha ndamwemera cyatari muchatinga bwa mbere kuri WhatsApp ntabwo yabikomeje oya shana umwana mwiza aroroha nyine aratuje nyine tu aroroha ntaribi ntabwo yabikomeje ngo nyine ngo mbika ari ibintu bya danjoye twavuganye kuri WhatsApp ari hanze igihe ikipe y'igihugu yari yaragiye muri Nigeria Amavubi yaragiye muri Nigeria nibwo twabaye nk'abacata birambuye yari kumwe na noza na Bosco Ruboneka Bosco ko nawe burani inshuti byatari ahantu hose baba bari kumwe ndangije ndamubwira se bimeze bite turaganira uramubaza arangije nyine ndangije mpita mwoherereza ifoto yanjye nabubwira nireba abantu baba bambwira ko dusa arambwira kuri WhatsApp nyine mboranye n'ikintu cyaje arambwira ngo shango na Bosco ngo arabimbwiye kabisa avuze ati na Bosco arabimbwiye se wahise wiyumbuta nahise mbyimba mani umuse ngiye gupima nk'ibiro nka 700 iwe Saro yewe iyi foto mani amatsiko menshi cyane ase ko yitubwira uti ndashaka ifoto turi kumwe yabyakiriye ati byaravuze nyine ubwo nabimubwiye ariko wa gatanu baraza mwari muhuriye twahuriye kuri stade Ngoma umubwira ko ushaka ifoto ye nawe yabyakiriye ati
yarambwiye ati nta kibazo ndi buze kuza tuzabonana naribi. Wabimuteguje ariko wa gatanu nimugoroba bari buze kuwa gatandatu hano ingoma baraza gukina na Muhazi. Iyi foto ni nziza cyane kabisa, sibyo? Asante. Kandi noneho ngiye nayikuye kuri poste zawe. Urumva niyo wapostinze ifoto burya WhatsApp hari akantu igabanya. Hari n'umuntu wamfashe ka video nabizi arakanyereka ndi kumusuhuza nyine ndi gufata ifoto. Mani nyumera mwayifatishije iki? Nayifatishije phone yanjye. Sure? Yego. Iyi ngiyi ninde wabafotoye sawa? Ni jewe ufashe selfie. Iyo ni selfie. Ya, kuri pose. Wow, ni selfie wa? Selfie. Nuko ariko byarangoye byatari man. Byarangoye nuko ngo umuntu aragusumbaho kumva. Nuko ngiye nasaga unsana umufashe ukuntu sana umengamye turi gufata selfie. Kawe ndeshe turareshya. Sure cyane. Wow. Noneho man byarangoye kugira ngo mbone iyo foto. Nuko ngo urabona noze Rujugiro niwe twa turi kumwe. Rujugiro no muhuriga Rujugiro zari umuntu utamuzi. Nta muntu utamuzi gusa nawe ndamwemera byatari. Noneho urabona ko kuri match birangiye abakinnyi nyine bari guserebura. Yego. Abafana nyine turamanuka hasi tujye muri stade nyine hasi. Birangiye ndi kumwe na Rujugiro. Abasekirite baradutangira amabawonsa nyine baradutangiriye kubera ko Rujugiro yari yanyemera ko agiye kumungeza nyine amabawonsa baradutangira ngo dusubire inyuma. Mani ndamuhiga no bafanga byibuze ngo muhamagare mubwire ko nagize ko twe twabivuganye ndamubura mani n'amabawonsa akiturikora ngo tujye kubasuhuza mani mubona mu muryango yigiriya yagiye bavugana ndahito agana ko byagenda kose nago tugomba kumubona cyane. Nahise ngati nyuma kuri vestiaire aho bagiye gusohokera binjira mu modoka mpita negera mu bawunsi umwe ndamubwira ni bro mbabarira ndakwingiye. Navuganye na Mugisha Gilbert ko ampa ifoto wambabariye akaza kuyiba. Yego. Angije hamwe n'usinga uko bigoye hano. Numva nkomeje kuraka numva nkomeje kubaba. Nawe yani mbabarira wowe mpagarara impande yawe. N'abagituruka hariya kubera ko twavuganye arambona arahita amenye ibyo ari byo. Kuko ngo narebe ngo hagarara aho ngaho. Ndigutitira ariko vuga ni ibibazo none haje abandi basekirite bakanga ko tubonana. Yego. Sha byarangoye yanaje nyuma niya cyane nabo se yaje mu modoka kare byagiye. Ureba ino foto mu byukuri umva iki kiza mu mutwe wawe? Uzamusura. Hari umusagize nk'umuntu ufata telefone yawe cyangwa se n'indi device yawe agasibamo ino foto wareyajisa gute cyangwa uwo muntu wamufata ute? Urumva ntago njye ngira amahane pe. Hano nta nubwo ibyo bintu bigiye binyamye kugira amahane cyane numva nabangamirana n'umuntu. Gusa yaba mbabaje pe. Nukuri koze. Gusa nakora ko atari njye wifite njye nyine. Wahita ubwira jyaho cyima ka gafoto kubera ko nk'ubu shaka gusa yaba mbabaje pe. Nukuri saro abantu b'abastari bakomeza ubuzima bumva batakora mu biganza by'abantu bari hasi nyine bari from Norway. N'iki wababwira mu by'ukuri? Ntabwo ari byiza man. Ntabwo ari byiza kuko yego ubuzima burikaraga man. Ubuzima burikaraga. Uyu munsi bishobora kuba ari byiza ejo bikaba bibi. Uyu munsi bishobora kuba ari bibi ejo bikaba byiza. Yes, ni hasi hejuru. Sari n'abantu benshi nyambibonaho ariko ntabwo ari byiza man. Ejo ni jewe ejo ni wowe. Anytime nyine ubuzima burahinduka. Wowe uyemeyeho akaba ari hejuru yawe nawe uri hasi. Bya bindi wamukandagizaga byarayoyotse. Ukisanga umukeneho serivisi runaka. Wenga ikintu kirukanka no ubukene bro. Uraza noneho ugatinda no kugenda. Ugatinda mbega bugacumbika. Sha bro. Wareba nabi bukanatura. Bibaho cyane. So none se reka ngubaza akabazo k'amatsiko. Umuntu yego umukorodoni bamubona uyu dodi inkweto zangiritse wenda urugero urasitaye inkweto irabambutse
tayari uhereje umukorodoni yego n'umuntu ufite uruganda rw'inkweto ruzikora yego banganya amafaranga usohora inshyashya banganya amafaranga reka nese ubwo wowe n'uwo muntu ahubwo munganya amafaranga uwo mukorodoni munganya amafaranga njyewe nkanjye arayandusha mani agayakurusha nagayakurusha arayandusha uzi se impamvu utayakurusha ntabwo mukora akazi kamwe yego sibyo we afata umwanya akagenda akicara nk'ahantu ku muhanda akaba afite inkweto nk'eshatu hafi aho ngaho silipa yacika nyine uravuga uri uzidoda atari umunyaruganda oya uri uzidoda ariko byaterwa mani nta byaterwa buretse ndashaka umuntu ufata kurusha akicara hariya ku muhanda uwo niwe mvuga rero hari n'umuntu uzidoda ariko afite mashini mani afite akantu kameze nk'uruganda ndavuga uwo nguwo wicara ku muhanda afite kurusha uwo byagorana ko yayandusha sawa rero nagira ngo mbwire ko uriya muntu ari uw'agaciro kuri wowe ni uw'agaciro gakomeye cyane ahubwo kubera ko inkweto iramutse bambutse ndi mu rugendo ntabwo nayitunganyiriza ntabwo njye sinajya kugura sipaguru ngo mbishyiremo urumva ushobora no kuba wanabikora ariko kuko atariyo kariyeri yawe ushaka kuvuga uti ntabikora nabi kandi hariya hari umuntu ubishoboye wabyumvise neza cyane wa mugani wa mwanafunze wabyumvise neza icyo nashaka kukumvisha ni ukumvisha yuko uriya muntu ushobora gusuzugura yuko umurusha ubushobozi ejo ukisanga umukeneye ariwe muntu ushobora gukenera ariko reka tureke dukuremo n'akantu ko gushidikanya naho uramukenera uramukenera kuko none se uzabaho nk'abazungu inkweto yawe n'icika gato urarutanga waba se waruta reka ibibaho kereka ubayeho nk'aba banyamerika ngo zihengamo gatoya bagahita bazishyira hariya ku muhanda arizo caguwa babandi batuzanira caguwa bakagenda kwandurura hafi rero uriya muntu rero wasuzuguye nitayemo aradoda inkweto urumva ejo agura akamashini yego reka ziponsa ejo ajye mu nzu areke gukorera ku muhanda abe afite imashini izikora yego bro handi wowe noneho handi wamusuzuguriye ku muhanda yego muzahahurira none anagukandagira uwagukube agasuzuguro wamushyizeho agakora nk'inshuro eshatu uzi uriya muntu ukuntu azirikana se ubundi bajya bavuga ngo muhemukiye mu bukera bajya bavuga ngo ineza ishobora kwibagirana ariko inabi imana nta muntu ukwibagirwa nta muntu bro ntabwo nyabwiko nzika ariko hari umukapu wamemukiye ariko ntari ibyo tubireba mubabarire so rero si byiza kwiyemera mwana ntabwo ari byiza pe nubikora reka muhe buno butumwa reka mubwire ngo yatoye woye yagonze ipoto yaraswaze kabisa niba hari umuntu urusha ubushobozi sibyo ahubwo wowe mugire inama cyangwa se umugire n'inama byane bajya mu mupaturo utakuzamura n'akabazo n'ipataro utazamura diplomate ntago shimani niba ubona nta kintu wamufasha umubureminga winanamusuzugura mureka ari gusaragorenga nuko nawe ubonye ibiceri wagize ute wasaragorinze nawe ubona batasaragorinze mani nyine birumvikana pe ariko wisuzugura umuntu kubera yuko ari gusaragoringa ngo bucya bwitwa ejo cyane kandi ubuzima ni ups and down ibihe ibindi bro ups and down hejuru hasi cyane rwose hejuru bigenda bihindagurika so Saron ndagushimiye cyane urakoze thank you very much kandi nizeye ko n'ikindi gihe nzagukenera ngo tuganire hasubizwa nta mutima mubi arebe kabisa nshuti bakunzi ba Jyewe TV show hano indamukanyo ni urukundo ruganza iteka mu bantu ariko niyo dusezera turavuga tuti urukundo ruganza iteka mu bantu impamvu twahisemo iyi content ni uko tuzi ko nta rukundo nta n'ikintu cyakorwa kuri iyi si ntabyo kabisa so wowe rero
utiyumvamo urukundo wari ukwiriye kurwihigamo ku ngufu, kuko urukundo nirwo rukora byose, kuko n'amategeko y'Imana burya asorezwa muri iri rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. wese ko bitapfa gukunda ariko tugerageza ya tugerageza nyine dukunde bagenzi bacu. yes nk'uko natwe twikunda. ushobora kutabikora ku rwego wikundaho, ushobora kutabikora ku rwego wikundaho, ariko niba uzi ko utakwibabaza ibibaza mugenzi wawe, niba uzi ko umuntu akwiciye umwana ushobora kubabara wica uwa mugenzi wawe. nicyo wenda nashaka kuvuga, ariko ntabwo wakunda umuntu nk'uko wikunda, nyine ngo bikore ku rwego ukora ibyawe. yego nshuti mukunzi wari ukurikiye kino kiganiro, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Jao TV show ukaba usanze ibiganiro byacu bikunze, dukandire subscribe ukande na like, uraba ugaragaje ko ibintu byacu wabikunze, bityo tuzabona imbaraga zituma tugaruka hano no mu yandi ma content. niba rero ubona koko ari iby'ingirakamaro, unabisharinge rwose, ubisangiza abandi kugira ngo ubwo bumenyi cyangwa se n'ibyo bintu byiza wasanze hano nabo babibone. na Jao TV na Jado Artist Official, nkaba nari kumwe na Salomon Nkunda Bagenzi aka Barafinda, Barafindinyo. Ejo nzajya kumureba bra, ejo uzajya kumureba muri stade Amahoro. ejo Gasenyi turayambika ibitenge. oya se wivuga nabi, ntabwo ubundi bya jambo bya zina Gasenyi Imana byaturutse ngo ni hirya iyo ngiyo ngo niba ngo umwami ngo byaragenze gute, mba nshaka no kumenya iby'abareba. ariko nyine ngo ahantu ngo i Nyanza aho ngaho ngo hari Musenyi, ngo niba ngo umwami ngo yarawujugunye ngo hehe ayibatiza ngo Gasenyi simbizi, ariko ntaho byaturutse ni ku mwami nyine sana. nubwo twatezeye akabazo gato, tugarutse akabazo gato cyane. ubundi hari ikintu bita kuba umufana no kuba umukunzi. ngenda umukunzi usubiza utararya wowe uri umukunzi, ariko noneho hari n'ibyo umuntu yitiranya no gufana, nawe ukabona abizanamo bato. What is battle? ndabyita iki se, urugamba. Aya nta ntambara, nta ntambara ngenza na mu gufana. iyo uvuze ngo simba nshaka kumenya iby'abareyo, ntabwo mba nshaka byumvikane ko ku bwa bitanu kabayeho, kandi wasanga uri umureyo. niyo mpamvu uri kumureba wenda numva zo ndi umureyo cyangwa ndi umuki, ariko iyo uvuze ngo simba nshaka kumenya ibintu bya bariya, ku bwawe uba wumva botana akabayeho nyine. aya none nagiye mu ruhande rw'imifanire, mu mivugire niko byumvikana, ariko nanone nakubaza batabayeho ntabwo shampiyona yaryoha nanone. yes nta nubwo mwabona ntibabeho banakomere. ariko iyo ugiye kumbwira ngo Gasenyi ngo byaturutse gusa ni Nyanza, ariko to barahantu ngo niba umwami ngo niba ngo byaragenze gute, biragira ntanege zina ngo Gasenyi umureyo abitubwira. umureyo original niwe wabimenye, nawe w'Inyanza, ariko ushobora usanga umureyo w'inaha nawe atabizi. nande nzaguhuza na Rwarutabura, we ntabwo yabiyoberwa. uwo nguwo uzamuze nawe, we ntabwo yabiyoberwa. izina Gasenyi iyo bavuze Gasenyi, kuko na Nyiragasazi ubwe ntabyo azi. iyo bavuze Gasenyi mba numva ari nko kwisebya, baba bayitutse. hanyuma peri bavuze igikona se ubumva igikona se mani kiba kiri hayi mani. hanyuma se Gasenyi Musenyi ntabwo uzi ikintu ukora. Musenyi se Musenyi mbo wubaka amazu sibyo se, twumva agaciro k'Umusenyi. ariko Gasenyi nyine uburyo babivugamo mani, reka tuvuge nk'urugero. ikiganiro gisa nk'igisubira inyuma. urabona iyo bavuze ngo ariko ngo mani ngo Jado ni umukiga, ababyo nanjye ntabwo mba mbyumva neza. abajemo ivangura, abajemo irondakarere, kandi ntabwo ari byiza. reka tuvuge urukiga wenda ni igice runaka, sibyo? n'umuntu kuba yaba umukiga nta birenze, kuko nyine avuka mu rukiga,
ariko ababivuga man uburyo babitwaramo nyine baba babyegereje umutima niyo bavuze ngo wa mukiga mbombo yo kugiza n'ikindi kintu man kitari umuntu hari wabikubwiye oya nta wabimbwiye abo ubona nyine ababivuga wumva niyo mvugo man ntago biba bisona neza ni muri urwo rwego runangiye yiboze ngo uriye man ngo ni Gasenyi bombo nyine bayifashe bagakubita hasi nyine biba ari intoza ariko ntabwo kuba twavuga Gasenyi n'igikona ibyo ni ibintu bisanzwe haba nta sebanyari igikona kiri mu mabara y'umweru n'umukara sibyo kandi nta musenyi w'ubururu n'umweru ni umusenyi mani baya ariko tubyihorere bazahura zagusobanurira cyangwa tuzarebe muri bari abasaza baba babizi bande babareba ba Sadati na ba Muvunyi Sadati niwe Munyakazi Munyakazi Sadati Muvunyi Paul na ba Muvunyi ndi musaza ninde wundira abasaza se bari babizi abazi n'ubusobanuro bwabyo zanaribi tuzabikoraho turebe nta kibazo Jado Artist Official ku isonga.